gisirikare tukaba tubwira abarundike message iroroshe cyane twebwe ni yacu ya MRDP nka gisirikare nibakuri ingabo zabo hariya bareka abaturage bagende bakomeza bafake mu bintu byabo bitabaye ibyo ngibyo nta nubwo tuzobabembereza ariko nta nubwo badufite ibizokunda bizokunda yuko ntabwo tubaye hano yuko bahakunda yeme FRDC yavuye hanga hatari uko ibikunda nubundi bavuye mu mikenka atari uko babishaka nahandi hose bazahava yuko ibingibi duhe tuvuga ko turabivuga tubisubiramo kandi message yageze Bujumbura ni muretira ingabo zanyu cyangwa ni muzikure mu nzira abaturage kugira ngo bakore ibyabo nibitaba gutyo inzira tuzayishakira kandi soni zizabakora muzamwarira muri iki gihugu kabzabindi byababereye himushake noneho rero bagakora ikintu cya mbere cyo kubwira abarundi bagasubira iwabo kuko ntabwo ushobora kumobiriza l'armée y'igihugu irwana n'abaturage batumvikanye n'ubuyobozi bwabo kandi dosiye berekana abanyamurenge bo bavuga ati twebwe turahohoterwa ntibatureka ngo tunabeho inka zacu bararya noneho wareba M23 naye kavuga ati twebwe ntabwo ikibanze ari ubuyobozi turiho turwanira ngo turashaka guhereka ubuyobozi abarundi basubira iwabo bakoze jenoside mu mikenke kwanza abarundi biyemeje amahanga dutabare dushaka ko minembwe na mikenke ibako mu gatumba biragaragara yuko bo imisiyo za zindi za mbere zose nigeze kuvuga kuri bo ntacyo zikivuze icyo batumbereye ni kwica abatutsi kubicira iki ni ukuvuga ngo bo barabafata n'ubundi nk'uko bahoze babitekereza cyangwa se bibari mu mutwe ni kwa kundi bavuga ati bariya ni abanyarwanda baba hano muri Kongo mu buryo butemewe niko ndiho ndavuga nishyize mu mwanya wabo yego ntabwo jewe ibyo ndiho mvuga ubu ngubu ari ukuvuga ngo niko bimeze bo baravuga ati bariya ni abanyarwanda baba muri Kongo mu buryo butemewe ni ukuvuga ngo nibasubire iwabo mu Rwanda bitangaje kubona abarundi bagenda bakikura muri defense zabo aho bari za Bijombo n'ahandi henshi hatandukanye ndetse mu gihe kimwe banafataga n'umwanya wo guherekeza abantu b'abaturage yuko abona abasivile nta nubwo ari twirwaneho abasirikari ariko ibyo byose barabihagaritse ngo kugira ngo umugambi noneho abapenalize babageze hahandi umuntu wese afungiwe bitagishoboka yuko ashobora kugira icyo yoronka iyo ngiyo ni imwe muri steps za genocide genocide si umupanga genocide si n'imbunda si ugutemagura ariko ni wa mugambi ushaka kugirira abantu benshi ndetse bafite ico bahuriyeho bwobo bwoko yoba religion yoba n'igindi mpamvu bahuriyeho kugira ngo bose babipenalize mu gihe kimwe muraho neza mwese bakunze ibiganiro byacu bayikaze kuri chaîne yanyu yacu ya Mudaharis uyu munsi turagaruka ku ngingo ikomeye kandi iteye impungenge mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa ubwicanyi bukabije bukorerwa abanyamurenge abo mu bwoko bw'abatutsi batuye mu misozi miremire y'Ikivu y'Amajyaruguru amakuru menshi ahamya ko ingabo z'u Burundi ziri mu bikorwa byo kwibasira aba baturage zifatanije n'imitwe twaje intwaro irimo n'abari hafi y'umugambi wa Kayumba Nyamwasa wahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda washinze ishyaka RNC bivugwa yuko uyu munsi ugamije kurandura abatutsi bo muri Kongo mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ndende yo kurwanya u Rwanda ndetse n'abarufatiye cyangwa se n'abarufitiye inkomoko ariko kandi kibabaje kurushaho nuko leta ya Kongo ubwayo isa nireberera ibi bikorwa ndetse hari n'ibimenyetso bigaragaza yuko hari aho ishyigikira cyangwa se itavuguruza aya makosa n'ubu bwicanyi buyobowe n'urwango burimo bukorerwa abanyamurenge mu bwoko bw'abatutsi muri Kongo
muri iki kiganiro rero turasesengura neza ukuri ku bikorwa by'ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo, umugambi wa Kayumba Nyamwasa n'inshuti ze mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'uruhare rwa leta ya Kongo mu kwihanganira cyangwa se gushyikira ubu bwicanyi bukomeje guhitana ubuzima bwa benshi mu banyamurenge batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo tubasaba rero ni uko mwagumana natwe mugakurikira iki kiganiro, kuko turi buze kuza kugerageza kugaragaza amakuru, impamvu n'ingaruka z'ibi bikorwa bikomeje guhungabanya akarere kose ndetse n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ndi Anastase Tuyishimire rero baha ikaze, ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Muzemanzi muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe, kandi mumaze no kumenyera ibihe byose ko ari we tubana mu biganiro byacu hano kuri chaîne yacu ari nayo yanyu ya Mudaharisi. Muzemanzi, muraho murakomeye? Muraho neza, turakomeye. Mumeze neza? Akavura karaboneka? Karaboneka rwose, ubu imyaka imeze neza. Yego, nanjye meze neza. Mumaze kwiyumvira mu by'ukuri nyirizina uko iki kibazo giteye, cyangwa se n'iki kiganiro nyirizina tugiye kuganiraho. Hari ibinyamakuru byinshi byagiye bigaruka ku bwicanyi bukorerwa abanyamurenge bukorwa n'ingabo z'u Burundi, ariko noneho hakavugwa n'uruhare rukomeye cyane rwa P5 ya Kayumba Nyamwasa mu kwisuganya ku bitero bishya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nayo yugarijwe. Uwo ni umutwe w'inkuru iri ku kinyamakuru igihe.com, turubuze kuza kuyigarukaho. Ariko wenda mu gutangira, reka munyemerere mbabaze, hari amakuru menshi avuga ko ingabo z'u Burundi ziri mu bikorwa byo kwibasira abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'umusesenguzi, wowe ubona uruhare rw'ingabo z'u Burundi rufite muri kariya gace ari uruhe, cyangwa se impamvu iruri inyuma n'inyungu zirimo kugera ku rwego ingabo z'u Burundi zaba zirimo zica mu bwoko bw'abanyamurenge bazira yuko nyine basa n'abanyarwanda cyangwa se bavuga ikinyarwanda? Murakoze. Urebye uko zatangiye ingabo z'u Burundi ziza muri Kongo, hariya mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri kiriya gice cy'Amajyepfo muri Sud Kivu, bo ubwa mbere bari baje nyine ari abantu ubuyobozi bwiyambaje muri gahunda ya EAC yo guhagarika intambara cyangwa se akaduruvayo muri Kongo, bavuga ko bazaka ibirwanisho bose. Ni ukuvuga ngo imitwe yose yitwara gisirikare. Ariko noneho byaje kugaragara yuko baje guhindura yenda ubutumwa bari bahawe, ariko babyumvikana na perezida wa Kongo. Noneho babaha mission nshyashya yo kurwana na M23. M23 rero muri kiriya gihe imaze kwitwa AFC, ngo Alliance du Fleuve Congo. Urumva n'abanyamurenge byo bose bahise bagiramwo rimwe. Yego, muri uko kugiramwo rimwe, n'ubundi bari basanzwe basa naho bafitanye isano, kubera ko bose ngo bavuga ikinyarwanda, bikitwirirwa ko bose ari abanyarwanda baba hariya muri kiriya gice cya Kongo. Naho ngaho rero mu kubera iyo mission ya kabiri babahaye, igihe bayibahereye sinkiza, ariko byaragaragaye uko buriya hari igihe umuntu ahisha ibintu, ariko wareba imikorere ugahita ubona neza gahunda iyo ariyo. Naho ngaho rero zatangiye kwibasira abanyamurenge muri kiriya gice barimo. Ubwo yenda nibarangiza abanyamurenge ubwo bazazamuka ruguru, naho muri Nord Kivu bajye uyu munsi nk'abanyamurenge nk'abatutsi bo muri Kongo. Yego, bamaze imyaka myinshi baba mu gahinda k'ubwicanyi ndetse n'ivangura. Ibi bikorwa bigezweho bihuza ute n'umugambi urimo kuvugwa wa Kayumba Nyamwasa wo kurandura abatutsi bo muri Kongo? Murakoze. Uko mbibona, uretse ko uwo mugambi wa Nyamwasa wo kurandura abatutsi bo muri Kongo ntawuzi neza, ariko uko mbibona barashaka kubanza guca intege cyangwa se no kurandura ahubwo abatutsi muri rusange muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Uzabikora rero yaba Nyamwasa, yaba FARDC cyangwa se yaba FDLR, ariko urumva urareba ukabona ari wo mugambi bafite. Noneho bamara kuwunoza, baba babishe bikarangira, baba babasunitse bakabata inyuma y'icyo gihugu cyabo,
noneho bakabona uko bigira imbere ngo bashaka guhirika ubuyobozi bw'u Rwanda. Nge mbona ariyo plani yabo. Hari itangazo twirwaneho yasohoye Yego. riri mu rurimi rw'igifaransa bagize bati communiqué de presse numero 003 du 8 novembre 2025. Byumvikana ko itangazo rya barisohoye ku munsi wo kuwa gatandatu. Bati alerte de l'enfort militaire burundais FARDC en route vers les zones plateaux de Fizi pour en finir avec les Banyamulenge. Poursuivra la campagne de génocide des Banyamulenge. Kinshasa et Gitega mentionne le rythme du déploiement de leurs troupes dans les zones plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Au moment où nous quichons ces rignes, des bataillons burundais et un bataillon congolais, 330 troisième bataillon de FARDC, tout sous le commandement du généraux civils, commandement du secteur opération Sokola de Sud Kivu, sont en route vers l'aile ouest des autres plateaux de Fizi, situé en point zéro principale porte d'accès Minembwe. Ces renforts viennent s'ajouter à prix de 10 bataillons burundais déjà présents dans les autres plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, qui mènent actuellement une nouvelle vague d'attaques sur plusieurs fronts depuis le début de la semaine. Ces attaques ont fait prisonniers les victimes civiles et poussent des milliers de personnes à fuir la région. Parti du Burundi, les deux bataillons aux ordres du président Evariste Ndayishimiye, connus pour leur brutalité, sont arrivés en territoire de Fizi par les voies raquistres à l'aide de navires de transport militaire sur le lac Tanganyika. Ces bataillons sont sous commandement des officiers suivants. Première division, dirigée par le général de brigade Hakizimana Possier Arias Ming. Deuxième division, dirigée par le général de brigade Ndenzako Michel. Troisième division, dirigée par le général de brigade Habarugira Jarik. Quatrième division, dirigée par le général de brigade Manirakiza Désiré Arias Gachanga. Au moment de la rédaction de ces communiqués, le deuxième bataillon de la 6 brigade a franchi la rivière Rusizi et embarqué à Bwegera. Ce nouveau renforcement de la présence de la force de défense nationale Burundi FDNB dans la zone de Fizi suggère que le partenariat militaire signé entre le gouvernement congolais et burundais ouvrait la voie à un déploiement continu et illimité des forces burundaises dans les zones plateaux dans le cadre d'un agenda génocidaire contre les Banyamulenge. Il illustre également la cohésion dangereuse entre les deux forces qui opèrent le terre de Mulenge en collaboration avec des milices et groupes armés anti-Tutsi Banyamulenge dans les Maïmaï, Wazalendo et les FARDC. Nitangazo bashize mu rurimi rw'igifaransa barisoye ku munsi wo kwa gatandatu, ariko mpamya ko wenda risobanura ibintu byinshi cyane. Bavuga yuko ari navuga ngo ingabo z'u Burundi zaje gutanga icyo nakwita ubufasha, icyo byo bise renfort militaire. Batanga ubufasha kuri FARDC, ariko noneho banyuze mu mihanda ya Fizi, ubwo banyuze muri Haut Plateau. Wenda ubwo niba muhazi muri buze kuza kumbwira, jewe ntabwo mpazi sinahageze, ariko wenda mwe mushobora kuba muhazi cyangwa se wenda mufite n'ibyo muhazi bidasanzwe. Bakavuga yuko bari gutegura kampanye mu Kinyarwanda ubwo nahita nk'iki, ni nk'umuhuro cyangwa imyiteguro yego yo gukora genocide ku Banyamulenge.
igakorwa ariko na Kinshasa na Gitega bombi bafatanije, bakavuga yuko kandi ibyo bigiye gukorwa ku mbaraga navuga ngo ziri hejuru cyane, kubera yuko ibyo bisirikare byombi byamaze kwishyira hamwe muri ho plateau za Fizi, Mwenga ndetse na Uvira. Bakavuga yuko noneho hari batayo y'ingabo z'abarundi yihuje n'iya Kongo y'ibihumbi 3,303 zihuje kugira ngo z'ubwazo zikora ubwicanyi no mu kiswe Operation Sokora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, ariko noneho bigakorwa n'ubundi banyuzaho za Fizi bakanyura kuri point 0, ubwo simpazi wenda muri buze kuza kudufasha, ariko bagana muri za Minembwe hariya. Bakavuga yuko noneho batayo y'ingabo hari batayo 10 y'ingabo z'u Burundi ziri muri Fizi, zikaba muri Mwenga, zikaba muri Uvira, zose ariko zifite umugambi wo gutera abanyamurenge. Hanyuma ariko banavuga yuko hano wenda sindi bisubireho byose, ariko bavuga yuko hari batayo 2 zahawe amategeko na Evariste Ndayishimiye, azihereza n'abayobozi baziyoboye muri teritwari ya Fizi, ndetse kandi bivuga yuko izi ngabo zanyuze muri Lake Tanganyika nkuko birimo bigaragara n'abashyizaho, bashyiraho division ya mbere twabonye uyiyoboye yuko ari General de Brigade Kizimana Ponsier alias Mingi, ya kabiri ni iyobowe na General de Brigadier General de Brigade Ndenzako Michel, ya gatatu iyobowe na General de Brigade Habarugira Jaric, ya kane iyobowe na Manirakiza Desire alias Gacanga, akaba ari we uyiyoboye. Ibi byose rero bakaba barimo babikora mu gihe izo bata cyangwa se ibyo byose bigabanyije muri batayo 2, ariko noneho zifite brigade 6 zanyuze ku mugezi wa Rusizi zijya muri Mwenga. Ubwo bufasha rero bukaba bw'ingabo z'u Burundi bukaba buje bugiye gukora muri zone za Fizi, ariko noneho harimo yuko hari n'amasezerano cyangwa se hari ubwumvikane guverinoma ya Kongo yagiranye na guverinoma y'u Burundi, nk'uko ahangaha birimo bigaragara. Ndasa n'uwihuta ngere hasi gatoya, n'ubundi noneho ngo bafite na agenda, ubwo ndayita nk'igitabo cyangwa se ni gahunda agenda, yego bafite gahunda yuko bagomba gukora genocide abanyamurenge, nkuko bavuze ngo dans le cadre d'agenda génocidaire contre les banyamurenge, niba mbivuze neza hari. Hanyuma noneho ubu bufatanye burimo burakorerwa ku butaka bwa Murenge, nkuko hano babigaragaza, bigakorwa noneho avec des milices, bigakorwa n'abacanshuro groupe zarmées ndetse n'amatsinda yishyize hamwe y'ingabo agamije kurwanya abatutsi b'abanyamurenge, nkuko babyise ngo anti-tutsi banyamurenge. Uvuga ngo nono bigakorwa bo bagambiriye kurandura abanyamurenge, harimo za Mayimayi nkuko babivuze, harimo Wazarendo, harimo na FDLR. Mumaze kumva byose nkuko Twirwano yamaze gushyira hagaragara iri tangazo. Ntabwo twasobanura ibintu byose, ariko iby'ingenzi twageze kubicamo. Twirwaneho yuko itangaje iri tangazo, kandi amahanga y'ubwayo akaba ari mareberera, akaba hari n'abavuga yuko Tshisekedi uyu munsi nawe atije uwo murindi, kuko ingabo z'u Burundi zirafatanya n'ingabo za Kongo n'izo milisi ziri hariya nazo, kandi dusanzwe tubona yuko ziterwa inkunga zishyikiwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Amaherezo bibuze kuza kurangira gute? Ese Twirwane ko irimo iratakira imiryango mpuzamahanga, ariko imiryango mpuzamahanga ikaba itabyitayeho, ikagaragaza ko ibingibi bitayireba. Abarundi bakaba bazi ko barimo bica abanyekongo hariya, nubwo bavuga ngo bagiye kugarura amahoro. Ibi bintu bibuze kugarukira hehe? Aho ntibiza kuza kuba nk'amateka yabaye mu Rwanda muri 1994. Murakoze. Naho ngaho mushojereje n'ubundi niko bizamera. Biragaragara yuko bo imisiyo za zindi za mbere zose nigeze kuvuga kuri bo ntacyo zikivuze. Icyo batumbereye ni kwica abatutsi. Kubicira iki? Ni ukuvuga ngo bo barabafata n'ubundi nkuko bahoze babitekereza cyangwa se bibari mu mutwe. Ni kwa kundi bavuga ati bariya ni abanyarwanda baba hano muri Kongo mu buryo butemewe. Niko ndiho ndavuga nishyize mu mwanya wabo.
yego ntabwo jewe ibyo ndiho mvuga ubu ngubu ari ukuvuga ngo niko bimeze bo baravuga ati bariya ni abanyarwanda baba muri Kongo mu buryo butemewe ni ukuvuga ngo nibasubire iwabo mu Rwanda nuko babitekereza ariko naho bana basubiza iwabo mpamya ko utasubiza umuntu waba urimo kumwica koko nkuko bavuga ngo nasubire iwabo. Murakoze niho naringiye kugana yego bo baratekereza ngo nibasubire iwabo ni ukuvuga ngo ntabwo bazongera kubabona hariya muri Kongo niba batasubiyeyo ku neza sasa uko babibona cyangwa uko babitekereza niba badasubirayo ku neza bo barabica bakabica atari kuvuga ngo ni ukubatsimbura gusa ngo babahatire gusubira mu Rwanda ahubwo ni ukubamaraho muri uko kubamaraho rero ubwo birajya mu rwego cyangwa se muri programme ya FDLR kwa kundi bavuze ngo uriya Omega yavuze ngo ntabwo ashobora gusubira mu Rwanda ngo hakirimo umututsi ubwo nawe yabashyizemo ibyo bitekerezo cyangwa se bageze aho bumva bakwiriye gusangira iyo ngengabitekerezo bose bayiha umugisha bitangirira muri Kongo n'ubuyobozi bwa Kongo barabyumvikana none urumva ko n'abarundi nabo babigiyemo nabo babihaye umugisha ahubwo nabo bagiye kurwana urwo rugamba nkuko iryo tangazo ribivuga reba batayo zari zisanzwe zihari 10 ubwo zari zakwiriye muri Sud Kivu noneho rero murumva ko bongeye kohereza izindi batayo 2 zirimo amadiviziyo 6 nkuko mwabisomye baraca muri Lac Kivu bakazanwa n'ubwato bwa gisirikare noneho bagahita bazamuka muri ziriya plateau muri Tanganyika yego noneho bakazamukira hirya ya Uvira muri bakajya ku ma plateau hejuru nukuvuga ngo na hantu hegutse yego bavuye muri cyo kibaya cya Lac Tanganyika barazamuka bakajya hejuru kuri plateau nukuvuga na hantu hakirurutse ku buryo noneho ibyo babikora baganisha mu Minembwe ariyo bavuga ngo iriya ntuze ngo station 0 cyangwa ntuze point 0 yego nukuvuga ngo niho ibirindiro byabo bihagaze ntabwo ari izina ry'ahantu ahubwo nukuvuga ngo uko bari positione hariya niho haba hari ibirindiro nka tuvuga ngo ni headquarter noneho rero bagahita batangira urugamba ariko ibice bya Minembwe nubwo Minembwe iri muri territoire Fizi nkuko wafata nka commune ikaba ari Minembwe n'urugereranya ariko noneho ugafata dufate nk'umurenge ukaba ari Minembwe noneho akarere kaba ari Fizi yose naho rero bashaka kubera baze aho batuye bashaka ko bahera aho ngaho noneho bakabataka bababona nkaho bababona munsi yabo niyo gahunda bafite. Hari inkuru iheruka kwandikwa n'ikinyamakuru igihe.com ni ikinyamakuru nacyo cyane mu Rwanda twari tugeze kuyikomozaho kiragira kiti hashize imyaka 8 abanyamurenge batuye mu misozi ya Minembwe bari mu kaga gakomeye kuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imetwe nka Mai FDL n'ingabo z'u Burundi zibagabaho ibitero hafi ya buri munsi. Abanyamurenge babarirwa mu bihumbi biciye mu Minembwe kuva muri 2017 abarenga ibihumbi 328 barishwe imidugudu 550 irasenywa ibigo by'amashuri hafi 140 n'ibigo nderabuzima 41 n'insengero zabo zirenga 126 zirasenywa inka zirenga ibihumbi 500 zirasahurwa byose biri mu mugambo ushyigikiwe na leta ya Kinshasa. Minembwe ikaba imeze nk'iyahoze ari komine mu Rwanda kugira ngo uyigeremo uvuye i Bukavu bisaba gukora urugendo rw'indege rw'iminota 45 rungana n'uva i Nyarugenge ugera i Rusizi uri mu ndege. Igice kinini cyayo giherereye muri territoire ya Fizi. Ibyo byo sindi buze kuza kubitindaho cyane. Icyo gihe kuva icyo gihe abanyamurenge bicwa tumaze kubona bishwe uko bangana tumaze kubona ibyangijwe nabyo ubwabyo uko bingana. Uribuka ko mu bihumbi 2002 ingabo z'u Burundi zatangiye gukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku mugaragaro nyuma y'ubutegetsi bw'iki gihugu bugiranye n'ubwa Kongo amasezerano yo kwifatanya mu kurwanya imitwe irimo nka Red Tabara ya Alexis Nduhije na FNL ya Aloys Nzabampema
nkuru nziza akiriho yasobanuye ko ingabo z'u Burundi zahinduye icyazijyanye muri iyo ntara zitangira kwifatanya n'iza Kongo na Wazalendo mu kugaba ibitero kuri Twirwaneho no ku Banyamurenge muri Minembwe. Ntabwo uyu ni nkuru nziza uvugira Abanyamurenge. Abantu batubabare ntabwo ari nyakwigendera, ntabwo ari president. Yego batubabarire. Ako nako kakaba kana abantu babika. Uribuka urupfu rwa General Makanika ku itariki ya 19 Gashyantare muri uyu mwaka ku gitero cya drone cy'ingabo za Kongo zabigabye ku barwanyi batwirwaneho cyatwaye ubuzima bw'ari umuyobozi wabo mu rwego rwa gisirikare General Michel Rukunda wamenyekanye nka Makanika. Nyuma y'uru rupfu rwa Makanika ku itariki 21 Gashyantare Twirwaneho itangaza yuko yinjiye mu ihuriro AFC ryari risanzwe n'undi rifite umutwe witwaje intwaro wa M23, gusigaragaza ko intego yayo yarenze kwirwanaho ikaba yo kugira uruhare utaziguye mu ntambara. Ibyo nabyo ni kimwe. Hakavugwa P5 ya Kayumba Nyamwasa nayo yasubiye muri Kongo, kuko nko mu myaka ishize muri Kivu y'Amajyepfo bivuga ko hoherezwa abarwanyi b'ihuriro rya P5 ryashinzwe na Kayumba Nyamwasa urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bamwe mu barwanyi baryo barimo Major Habib Mudathiru wari ushinzwe ibikorwa barafashwe bagezwa mu butabera. Ubu Twirwaneho uyu munsi wa none isobanura yuko P5 yasubiye muri Kivu y'Amajyepfo ibifashijwemo na leta y'u Burundi, ikaba ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kwica Abanyamurenge nk'uko abo bafatanya babigenza. Ni ikintu gikomeye cyane. Vice President wa MRDP Twirwaneho ariwe nkuru nziza nyine agaragaza ko ntako Abanyamurenge batatakambiye amahanga kugira ngo abatabare, ariko ntacyo yakoze, bityo ko n'ubundi batazemera gukomeza kwicwa, ahubwo bazakomeza kwirwanaho no kurwana ku bundi bwoko bwugarijwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si Twirwaneho gusa, nabo muri Gumino nabo nuko nguko baricwa bazizwa uko basa, uko bavuga, cyangwa se uko Imana yabaremye. Ko maze kumva uwo mugambi wose wacuzwe guhera icyo gihe, tukumvamo Kayumba Nyamwasa, tukumvamo urwo ruhare rukomeye rwa leta y'u Burundi, kubera iki? Murakoze bawo, kubera iki ndumva birasaba ko umuntu asa naho asubiramo ibyo twigeze kuvuga, ariko urebye mbona programme yabo uko iteye. Barashaka gufata kiriya gice. Ubwa mbere sinavuga yuko ari ikibuga cyo kwitorezaho, kuko n'ahandi biriho birakorwa. Ariko urabona ko gahunda bafite, Abarundi barashaka gukora mu ruhande rwabo, bakabanza bakamaraho Abanyamurenge. Niba bashobora kubasunika bakabata muri rya shyamba rya Manyema, niba bashobora kubasunika noneho bakabata muri Lake Tanganyika, kuko kubazana ubakurura ukabinjiza mu Rwanda, urebye ahantu uko hateye naho haherereye, yego, kubakurura ukabazana mu Rwanda byo byabagora. Sinzi aho babanyuza kugira ngo bagere mu Rwanda, kuko baramutse babarengeje Uvira bakamanuka za Kamanyura na za Kavimvira bakwinjirira muri Bugarama Igisenyi, nako hariya muntuze muri Rusizi. Ubwo rero sinzi niba icyo gihugu cyabemerera kugira ngo abo bantu banyure urwo rugendo rwose noneho binjirire hariya epfo muri Rusizi. Yego. Kubarwanya rero ni ukubarwanya babasunika. Uko urugamba rwagenda, niba Abanyamurenge babatsinsura nabo bakabazana noneho ku buryo baza kuza kuri uruhande rwa Bukavu bakinjirira noneho ikamembe, sinzi ukuntu byagenda. Sinamenya uko urugamba ruzagenda. Niba babasunika noneho bagaca inyuma basa n'abazengurutse Lake Tanganyika, baciye muri za Bagira bakazamuka noneho bagahita bahura n'umuhanda uva Isake noneho bakajya nabo Igoma, sinzi ukuntu bazabigenza. Ariko rero ndareba nkabona Abarundi bafite gahunda yo kurwana bo kwica Abanyamurenge bakabarangiza.
noneho barangiza kubarangiza haruguru naho muri Nord Kivu nabo bakariho bakora nk'ibyo ngibyo cyangwa se bikabera ibukavu kubera ko abo muri M23 bamaze kugera hariya noneho rero ubyewe mbona gahunda yabo kwiteye no kubanza bakamaraho icyo gice cyo hepfo barangiza bagasigarana ikibuga cya Kongo bonyene muri kira gice cyo hepfo ariho noneho bagira baze ibukavu badafite ubwoba bw'ababaturuka inyuma batabara cyangwa se bagumino noneho rero bakarwana na M23 yo isa naho ituruka mu majyaruguru noneho uko mbibona bagahita noneho bagira coalition yihuse y'abarundi na P5 n'abasirikare ba Kongo na FDLR kugira ngo bashyiremo ingufu nyinshi basunike cyangwa baneshe M23 bamaze kuyinesha uko mbibona noneho bagahita ngo bijira mu Rwanda bakwinjira mu Rwanda icyo baba bagamije ngo no guhirika ubutegetsi bagashyiraho rero ubutegetsi bwabo niyo mbona gahunda bafite ukurikije amakuru yabo uko bagenda bavuga amakuru usanga bagenda batuvunguriraho make muri gahunda zabo mu bihe byagiye bitambuka ndetse n'uyu munsi wa none harabavuga yuko Nyamwasa n'ishyaka rya RNC uwo mugambi rwose bawukomezanyije ahubwo none n'ingabo za Kongo si n'ingabo z'u Burundi gusa yego cyangwa se abayuzi b'u Burundi gusa nibyo ko bihamya biragaragaza ishyirahamwe ryagutse cyangwa se umugambi wagutse wa politiki urwanya abatutsi n'u Rwanda muri rusange yego biragaragara kuko ukurikire ya cya kiganiro ya interview yagiranye n'uriya munyamakuru w'umukobwa wo muri Afrika y'Amajyepfo wabonaga ko ari na video call wabonaga yuko ukuntu yabivugaga ni naho mbona ariho ubona iyo gahunda ukuntu iteye kuko we yaravugaga ati bari abantu bose 25 ndabazi n'inshuti zanjye ati baba mu Bufaransa mu Bubiligi muri Canada muri Amerika no muri Afrika y'Epfo ati kandi bose nabere ati ahubwo twebwe turabawopoza kuri regime ya Perezida Kagame ati rero nuko gusa iyo bavuze ngo umuwopoza wa politike ya Perezida Kagame bahita bamwita ngo n'umuterabwoba cyangwa se n'umunyagitugu cyangwa se ngo n'umuntu uhakana genocide kugeza nawe yavuze ko na Ingabire Victoire nawe ari umwere yazize ubusa ashyiramo na Rusesabagina urumva rero yuko wumvise ibyo yavuze byahise bisobanura neza gahunda yabo ku buryo ari nacyo kigaragaza ubukana bafite bamubajije atese iranka yawe ya generale ko bayikwambuye uzagenda nk'umusirikare araseka aravuga ngo yasubije avuga ngo general once ngo general forever nshishirije no kuvuga ngo niba warabonye igrade ya generale ntawo yikwambura ngo ntibyakunda reka twitse gatoya tugaruke wihangayika utumutwe kubw'ikinyabiziga cyawe cyagupfanye igisubizo ugifite hafi yawe Ramforce Garage Limited yaje ari igisubizo cy'ibibazo byose ushobora gukorerwa ikinyabiziga cyawe byihuse mu kanya nk'ako guhumbya muri Ramforce Garage Limited dukora mekanike automobile kugora no gutera irange sudire z'ubwoko bwose dukora movero nshya ndetse tukanasana n'izangiritse dutanga stage ku banyeshuri bimenyereza umwuga w'ubukanishi inzugi n'amadirishya by'inzugi gutera amarange ku bisenge by'inzu amashanyarazi yo mu modoka dufite kandi imashini zisuzuma imodoka zikanakuramo kode muri computer z'imodoka Ramforce Garage Limited dukora muri metero nke cyane uvuye muri gare y'akarere ka Ngoma ku muhanda werekeza mu karere ka Kayonza akarushi wacu nuko umutekano w'ikinyabiziga cyose twakiriye uba ari nta makemwa ikitonderwa ikinyabiziga kitarengeje iminota 20 mu igaraje tugikorera ubuntu ugize panne mu muhanda turamudepana amasaha 24 kuri 24 aho ariho hose bibereye ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 55 18 323 Ramforce Garage Limited serivisi yacu ni nk'umurabyo aha reka twongere tugaruke mu kiganiro cyacu nyuma yo gufata akaruhuko gatoya cyane
Mzee Manzi mwarimo mubisobanura mu by'ukuri mugaragaza ibya Kayumba Nyamwasa ariko uyu munsi hari ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje leta ya Kongo isa nitavugaho cyangwa se ngo igira ingamba runaka ifata nk'ibyo byose twarimo tugarukaho. Wowe ubona iba ari politiki yo kureberera no guceceka ku bushake cyangwa n'ubushobozi bukeya bwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yaremereye cyangwa se yabaye ikibazo gikomeye ku butegetsi bwa Kisekedi? Urebye ntabwo ari ubushobozi bukeya, kuko buriya niyo waba udafite ubushobozi wagira icyo uvuga yenda abantu bakakunanira, ahubwo biriya ni ubufatanyacyaha. Noneho Tshisekedi muri bya bintu byo gukata amakorosi no kutashaka kugaragara mu kibi kandi agishyigikiye, we akamera nk'ucecetse, kuko nta kuntu ibintu byabera mu gihugu cyawe bigakorerwa abaturage bawe ngo noneho we wicecekere nk'aho ubanza ngo ntabwo bikureba kandi ari wowe ubazwa byose. Yego, uretse n'abariya bariho bica ubu ngubu, ahubwo yarakwiriye no kumenya n'abariya bahunze mbere bari mu Rwanda, hariya muri za Karongi, hari abari hano i Mahama, hari abari hehe ku Kigeme, hari abari za Gatsibo. Abo bose yarakwiriye ahubwo kumenya ati abaturage banjye babayeho bate, ese ikibabuza gutaha ni igiki, we akajya muri kampanye yo kubacyura. None abo ngabo wagira ngo nta nubwo anabazi, none arayemera n'abasigaye bakabica uruhongohongo, bakabica cyane cyane urubozo ya torture nigeze kuvuga cyangwa torture, aho umuntu agaragaza ubugome n'umujinya afite muri we bakagira ngo ni intwari y'umusirikare, ariko ubutwari ntabwo ari ubwo bwo kugira nabi. Rero uriya mu perezida ntabwo ari ukuvuga ngo nta ngufu afite, ngo nta bushobozi afite bwo kubacubya, ahubwo arafatanyije nawe, ni ukuvuga ngo ibyo bakora arabyemera. Nk'uko tubibona uyu munsi, ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge twamaze no kwibona muri ya nkuru yanditswe n'ikinyamakuru gihe.com cyari mu Rwanda, busa n'ubwamaze gufata isura y'ihonyabwoko mu karere rwose. Ese uyu munsi mu rwego mpuzamahanga hari amahirwe yo kubona iyi ngingo ifatwa nk'icyaha cy'ubugome ndengakamere cyangwa se ibyitwa mu ndimi z'amahanga nka crime contre l'humanité? Reka bari ko nabivuga. Murakoze. Yewe ndabona amahanga arasa naho arangariye imitungo ya Kongo. Iyo mitungo ya Kongo ituma Kongo batayishyiraho icyaha cyangwa icyasha, kuko nubwo ibikora inabishyigikiye kandi bibera iwabo, bo barasa naho banga gukoma rutendere ngo atabambura ibyo byanya bikatiye bakuramwo ayo mabuye y'agaciro. Kugira ngo rero bihinduke iriya crime contre l'humanité, kereka yenda Amerika mu rwego rwa ONU muri iriya Conseil de sécurité ibaye ariyo ishinja Kongo yuko irebera ibibi biriho bikorerwa mu gihugu cyayo ntihagire ikikosora. Kuki uvuga Amerika se kandi harimo n'ibindi bihugu? Murakoze. Amerika nk'uko yigize umupolisi w'isi kandi no mu bushobozi bwayo ubona iyo itaravuga ibindi bihugu byose birifata. Niyo ngingo nta nubwo bashobora no kuyivugaho mu gihe itariyo yisembuye. Rero ndakeka yuko ari cyo gituma biriya bintu byo gutaka, yego barataka ntibareka gutaka, ariko ndabona bizagorana kugira ngo bahane Tshisekedi. Iyi yaba ari jenoside iri gutegurwa cyangwa se jenoside? Ni jenoside, kuko byonyine buriya urebye na definition ya jenoside ni ukuvuga ngo ibyo uri gukora by'ubugome cyangwa se by'ubube gito nk'uko abarundi babivuga, ni ukuvuga ngo umuntu bavuga ngo ni gito iyo ariho akora ibintu ubona bitari bikwiriye umuntu. Noneho rero iyo bariho bakora biriya kandi bakasibla cyangwa se bakerekeza ibyo bikorwa byabo bibi ku bantu bamwe, baramaze no kushyiraho ikintu kimeze nka etikete cyangwa se nka bya bindi muri butike bafata agapapuro bakandikaho igiciro bakagishyira
kuri icyo kintu bacuruza noneho bakavuga ati abo mwica naba bateye batya bameze gutyo kwa kundi nako abazungu basize bavuze morphology no kuvuga ngo ko umuntu housing uko ateye inyuma ntabwo birirwa bamubaza ngo ese ngo uri umututsi cyangwa uri umuki ubwo nyine bakora ibyo ngibyo noneho rero kandi kubera yuko no mu Rwanda bashaka kuzahagera ukurikije gahunda yabo wareba no haruguru muri za Ituri ibyo bariho bakora abahema nabo urumva yuko rwose gahunda niyo ngiyo yo kumara abo bita ngo ni lehamite ni ukuvuga ngo ni abantu nyine bafitanye iyo sano ngo y'abatutsi yego noneho rero bo bakaba ngo ari peuple bantu ubwo rero urumva lehamite rwose barageramiwe muri iki gice cyo muri ibi bihugu byacu byo sinzi niba ari muri East Africa yose ariko nuko bimeze niko mbibona niyo ugenda usoma n'andi makuru yose ubona wagira ngo waterereje abantu abandi yego u Rwanda rero nk'igihugu yego cyegeranye na Kongo kinafite amateka akomeye mu kurwanya jenoside yego rwagakwiye gufata uruhe ruhande muri iki kibazo hari uburyo bushoboka bwo kuburizamo uyu mugambi wa Ndayishimiye uyu mugambi wa Kisekedi uyu mugambi wa leta y'u Burundi nako uyu mugambi wa Kayumba Nyamwasa cyangwa se wenda n'abandi bari bose bari mu mugambi wo kurimbura abatutsi hariya muri Kongo murakoze ibyo mumbajije u Rwanda rwonyine ntabwo rwabikora atari ukuvuga ngo ntabwo babishaka cyangwa ntibikwiriye ahubwo nuko babikoze bonyine bidaciye muri iriya Conseil de sécurité des Nations Unies byaba bigaragaye yuko u Rwanda rwavogereye igihugu cy'abandi cya Kongo ariko baramutse bahawe uburenganzira nka kuriya n'ubundi basanzwe bajya muri ziriya force d'intervention mu rwego rwa ONU zicunga umutekano nko muri Centrafrique n'ahandi noneho bakazemerera kujya muri Kongo zo zagenda kandi nk'uko basanzwe bafite iyo gahunda yo gutabara igihugu mu gihe kimerewe nabi bagenda bafite gahunda yo guhangana n'abo ngabo bariho bakora jenoside ubwo yaba FDLR baba abasirikare ba Kongo baba n'ab'i Burundi bose barwana nabo noneho rero babaramuka babashoboye kubatsinda ubwo urumva ko ingengabitekerezo yabo cyangwa se ibikorwa bariho bakora byibura byaba babiciye intege uyu munsi mu isesengura ryawe nk'umusesenguzi urakurikirana ibibazo bibera hariya n'icyo utekereza yuko cyagakwiye kuba kirimo kirakorwa cyangwa se cyagakwiye gukorwa mu buryo bwihutirwa kugira ngo ubu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo buhagarare burimo burakorwa n'ingabo z'u Burundi burakorwa n'ingabo za Kongo burakorwa hakavugwamo Kayumba Nyamwasa ese n'iki uyu munsi wa none abatuye akarere k'ibiyaga bigari bari bakwiye gukora kugira ngo by'umwihariko basobanukirwe uburemere bw'ibirimo birabera ku rugamba rwa politiki ndetse n'amasasu abanyamurenge barimo bahura narwo murakoze icyambere bakwiriye gukora ni ukubanza bakavugana na MONUSCO kuko yo irahari kandi ni urwego rwa ONU ni ukuvuga ngo rwemewe n'ibihugu byose cyangwa se n'amahanga yose noneho rero bagakora ikintu cya mbere cyo kubwira abarundi bagasubira iwabo kuko ntabwo ushobora kumobiriza l'armée y'igihugu irwana n'abaturage batumvikanye n'ubuyobozi bwabo kandi dosiye berekana abanyamurenge bo bavuga ati twebwe turahohoterwa ntibatureka ngo tunabeho inka zacu bararya noneho wareba M23 naye kavuga ati twebwe ntabwo ikibanze ari ubuyobozi turiho turwanira ngo turashaka guhereka ubuyobozi
nta na sabotage turiho dukora mu gihugu ahubwo twebwe nuko batubuza n'ubwo burenganzira bwo kwitwa abanyagihugu ba Kongo noneho rero bamaze kubibasobanura gutyo bakumvisha Ndayishimiye w'i Burundi yuko akwiriye gukura abo basirikare be muri Kongo bagasubira iwabo d'abord noneho hakajyaho icya kabiri cyo kumvisha nanone uriya perezida wa Kongo noneho yuko gushyigikira FDLR n'ingengabitekerezo yayo nabyo atari byo kandi bihanwa n'amategeko noneho bakaba banamubwira ati niba ushyigikira FDLR buriya FDLR ntabwo ifite statut imwe na M23 kuko M23 yo iravuga iti twe nimureke twibera abaturage nk'uko n'ubundi turi abaturage banga ibyo kuvuga ngo dufite ngo nationalité douteuse mushaka kudutsindagira mu Rwanda ku gahato ibyo nibyo barwanira ariko FDLR iravuga iti no twararwanye yego mwaradutsinze ariko natwe ntidushaka kubabona muyoboye igihugu cyacu bo bumva ko ari icyabo ngavuga ngo abatutsi ngo nabo muri Abisiniya iyo ushubije ubwenge uretse ko binatera n'umujinya umuntu ese niba ari abatutsi baravuye muri Abisiniya hari ururimi urwo muri Abisiniya cyangwa muri Ethiopia ruravugwa hari ubwo bigeze bumva umututsi avuga urwo rurimi ku buryo bavuga ati bwa bundi origine yanyu niyo none se byaba byaragenze gute kugira ngo ari iyo peuple bantu niyo peuple hamitique ngo y'abatutsi bose bahurire ku kinyarwanda ninde wakigishije undi noneho bigaragaza rero yuko ibintu barimo niba ari umujinya niba ari ubugome bubarimo rwose bakora ibintu ubona batafata umwanya wo kubitekerezaho ngo barebe ibyo barimo noneho rero bafite ubukana nibyo ngo bwo kwica abantu rero babwira FDLR bati ubwo uwo mujinya ufite basijya ku rugamba bigaragare ureke kwica abaturage ba Kongo bo bihorera hangana n'uwo mwahanganye mbere nukuvuga ngo bagire guerre ouverte nukuvuga intambara yeruye hagati y'igisirikare cy'u Rwanda n'igisirikare cya FDLR noneho niba Rwanda rero umuntu azamenye ese noneho ikibuga bazarwaniramo niki ubwo bazarwanira muri Kongo kuko ntabwo u Rwanda rwababwira ngo nimubanze muze ngo hanyuma ngo nimugere Rubavu cyangwa se hariya imusanze za Nyabihoze nyine ntabwo babareka ngo babanze binjire mu gihugu babone kutangira kurwana no kuvuga ngo rwakwambikana mu Burundi nako izo ngabo za FDLR bazisanga aho zikambitse ubwo rero baramutse barwanye Tshisekedi nawe yakambwira ati niba utabigiyemo mbere ntuzavuge ngo ni igihugu cyaguteye ahubwo kiriho kirarwana n'abantu bacyo bahungiye aho ngaho ukabashyigikira ukababuza ukanga kubaka ibirwanisho ubwo rero ikibuga kibaye iwawe ahubwo bakareba uko bakingira abaturage ba Kongo noneho bakambikana n'ingabo z'u Rwanda utsinze undi basi muri Afrika dufite imiryango myinshi yego turasa n'abagana ku musozi w'ikiganiro cyacu dufite EAC tubarizwamo dufite uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe yego tukagira SADC hari uyu muryango wa CPGR nawo ubwawo turimo ugizwe n'ibihugu ndabyiterega ubundi ko ari bitatu ni bitatu n'u Rwanda Kongo n'u Burundi kuko ni igitekerezo ubundi cyari cyarazanywe na nyakwigendera Mobutu niba ntibeshye yego nyine uyu munsi iyo miryango yose irahari imirareberera mu magambo make icyo iyi miryango yakabaye ikora nikiri gukora cyangwa yihunjije inshingano murakoze ntabwo ari cyo iri gukora reba ibi bavuga ngo panafricanisme birirwa bambaye amakravati n'ibiki bajya mu manama bagaragaza yuko ngo bakunda ngo Afrika bazayiteza imbere iyo panafricanisme yaba bari bayifite mu mitima yabo by'ukuri ntabwo ibintu biba biriho biba n'abayigaragaza ariko nabo tubona iherezo ryabo yego nyine noneho dukore tujye noneho muri ibi ngibi aya ma communauté régionale menshi ngo ni économique CPGR économique EAC économique nukuvuga ngo bo bakurikiye amafaranga iyo rero umuntu akurikiye amafaranga agera ahantu ntasubire no kubona ukuri ku buryo bo bumva ahari amafaranga ariho bakurikira ibindi bitarimo amafaranga ntabwo babireba erego ubwo twibagiwemo na komesa
naho nubwo ari umuryango abantu badakunda kwibuka cyane ariko komeza ibihugu byombi biri muri komesa yego ni ukuvuga rero ngo bigaragara yuko ibyo bari bakwiriye gukora ntabwo ari byo bakora, niba ari uburangare niba ari ugutinya simbizi. Noneho hakaza kuzamwo na biriya bihugu byo hanze bikomeye, iyo bumvise hari ubyukije n'agatekerezo bakumva ako gatekerezo gashobora kubangamira inyungu zabo, nawe ubwo baramubwira ati ceceka, ataceceka bakamukuramo bakamwica. Noneho rero nkumva barakorera ku bwoba, ibindi ntabwo basa naho bibarimwo. Ikibigaragaza ni reba ya gahunda Perezida Kagame yari yabahaye ngo y'uburyo bakora bushyashya kugira ngo Union Africaine igire ingufu yongere ise naho yize autonomie financière, ariko barabyanze kandi bari babisinye, ariko kubishyira mu bikorwa birabananira. Ni ukuvuga rero ngo hari abantu basa naho bikinira karite yabo, ibyo kureba ibindi bihugu bakumva ntibibareba. Yego naha rero twanzura ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Dushimire mwe mwese twabanye kandi mwakoze mu by'ukuri, mwe mwese twabanye namwe muri iki kiganiro. Twagerageje gusobanukirwa n'ukuri kubwicanyi bukorerwa abanyamurenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwicanyi busa nk'ubuhishwe mu izina ry'intambara, ariko mu by'ukuri bukaba ubwicanyi bugamije kurandura no gukuraho burundu ubwoko bw'abanyamurenge ariko b'abatutsi babarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Twanabonye uburyo ingabo z'u Burundi nazo ubwazo zivugwa muri uyu mugambi wo kurandura abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo biciye mu gufatanya n'ingabo za Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi be mu mitwe yindi igiye itandukanye. Twanabonye n'uburyo Kayumba Nyamwasa ndetse nabo bafatanije bashinzwe kugira umugambi mugari wo kwica abatutsi muri Kongo, n'uburyo leta ya Kongo ikomeje kurebera cyangwa se gushyigikira ibikorwa mu buryo butaziguye. Ni ibintu bigaragaza ko intambara yo muri Kivu itari y'ubutaka gusa, ahubwo ko ari intambara ifite ishingiro y'urwango rw'amoko, imigambi ya politiki nayo ubwayo mibi. Ariko kandi nk'uko rero byakunze no kuvugwa cyangwa se byanakunze no kuvugwa, ukuri ntabwo guhishwa iteka ryose. Isi yose irimo irareba ibirimo biraba, ariko amateka azandikwa. Abo bose n'ubundi barebereye ubwo bwicanyi, amaraso y'inzirakarengane nayo ubwayo ameneka asandarira mu misozi yo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Reka nshimire umusesenguzi wacu twari kumwe, mwakoze cyane Muzemanzi, mwemeye kubana natwe. Mwakoze namwe. Yego dushimiye kandi namwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Ngende Anastase, dushimire. Gahunda n'ibiganiro byacu bizakomeza ubutaha. Mugire umunsi mwiza.